ese uzi ko YouTube channel ntoya ifite amahirwe menshi yo kuba yakura kandi kurusha uburyo channel nini ikuramo, ibyo urabizi? Abantu benshi batangira YouTube batekereza ko kuba bafite aba subscribers bake ari ikibazo, batekereza bati ntibigenda, turabona YouTube yacu ari ntoya, ariko ukuri ni uko small channel zifite advantage nini kurusha channel nini, kandi niba uyikoresheje neza ushobora gukura vuba cyane. Muri iyi video ngiye kukwereka amahirwe small channels ntoya zigira, n'impamvu YouTube ikunda channel zigitangira cyangwa channel ntoya, icyo twita channel ntoya, uburyo wabibyaza umusaruro vuba kandi mu buryo rwose bwiza cyane. Tugiye kurebera hamwe rero mu magambo make cyangwa mu bice bitandatu tujye kureba hano, birakwereka uburyo YouTube ntoya ifite amahirwe manini kuba yakura cyane kugusumbya YouTube channel nini. Tugiye kubirebera hamwe rero. Wowe uje hano bwa mbere ni MD Empire TV kugira ngo igukurikirana uburyo twakura kuri YouTube channel. Tugiye kubagezaho rero is big advantage kuri channel ntoya nkuko tugiye kubireba rero. Dutangire rero. Igice cya mbere kiravuga ngo ikinyoma abantu bemera. Ikintu cya mbere kigomba guhinduka mu mitekerereze yacu, abantu benshi bemera ibi binyoma cyangwa bemera aya makuru atari ukuri. Ugomba kuba ufite aba subscribers benshi kugira ngo ubone views, ugomba kuba uzwi, ugomba kuba ufite kamera ihenze n'ibindi. Ariko twe tujya kwibanda kuri ibi bitatu. Ugomba kuba ufite aba subscribers benshi? Oya, ntabwo ugomba kuba ufite aba subscribers benshi kugira ngo utere imbere, no. Nta nubwo ugomba kuba ufite kamera nziza, nta nubwo ugomba kuba uzwi kuvuga ngo nkazaca tuvuga ngo ni za bande zizwi. Oya, ahubwo ni ibiri muri video yawe, ni ibyo ukora. Ni ukuvuga ngo ariko YouTube ntireba subscribers, ireba viewers behavior. Niba abantu bakanda video yawe. Reka dutangire rero. Advantage ya mbere, icyo bita flexibility. Niba ngo flexibility, niba ngo small channels zifite flexibility, icyo bivuze ni iki? Ushobora guhindura niche vuba. Ushobora kugerageza style zitandukanye. Ushobora no gukora experiment nta gitutu. Ni ukuvuga ngo iyo ufite channel yamaze gukura, ufite wenda nka niche wahisemo, guhindura niche biragora cyane biragora. Ariko wowe nka channel ntoya ushobora guhindura niche yawe, ushobora kugerageza style zitandukanye, nk'uburyo wakoragamo ibiganiro byawe, uburyo wakoragamo video yawe. Ushobora kuba ukora podcast ukaba wahindura ibyo ugomba gukora. Ariko umuntu ufite channel nini byamugora kuruta uko wowe ufite channel ntoya byagufata. Channel nini ntishobora guhindura ibintu vuba kuko iba ifite audience nini ishobora kwinuba. Tuvuga niba ukora ibintu byiga, ukora ama content planner, kuvuga ngo ngenza nzashyiraho video 5 ku kwezi, ubona ko mu cyumweru wenda hari ibyo nakoraga, icyo gihe ugahindaguramo ibintu, icyo gihe ya audience yawe nini izatangira kuvuga ngo uyu muntu ariko nta gahunda agira. Nusiba gukora video bavuge ngo uyu muntu ariko urabona ko ari umunebwe ntakora video. Ariko iri small channel abantu barakwakira kuko baba bazi ko ugitangira, ntago uba ufite amahirwe yo kuba wakosora ibintu byawe amazi atararenga inkombe. Uba ufite amahirwe yo kuba wakweditinga video ukayisubiramo. Ibyo bigatuma ushobora kuba wasubira ku murongo. YouTube channel yawe ikiri ntoya ikaba yakomeza kuguma igendera mu murongo. Tugeze rero kuri advantage ya kabiri, algorithm testing. Niyo ngo YouTube ikunda gutestinga video nshyashya. YouTube ikunda gutestinga video nshyashya. Iyo ibonye video nshya, YouTube irayerekana ku bantu bake. Itangira kwerekana ku bantu bake, yareba uko bayifata, ikavuga ati niba iyi video ikoze neza cyane, urumva nta kabuza izahita yisunika, izahita yipushinga. Kubera iki? Yakwitaho kuko wari wowe ugitangira, yakwitaho ko ari wowe small channel ushaka gukura.
niyo mpamvu tuvuga ngo abantu twebwe dufite YouTube zitanya dufite amahirwe nubwo mutabizi. Small channel zibona ayo mahirwe kenshi kuko YouTube ishaka content nshya, ishaka ikintu gishyashya umuntu wese azabona akavuga ngo wow, reka iki kintu ngikoreho, ishaka ikintu gishyashya umuntu wese azabona bwa mbere akavuga ngo wow, reka iki kintu ngikurikire. Kandi nk'uko murabizi muri iki gihe twese tureba ibintu bishyashya, tureba ibintu bikurura abantu, tureba twese dukunda ikintu kije bwa mbere, ikintu gifasha abantu mu mitwe bwa mbere. Ni ukuvuga ngo rero wowe icyo ugomba kwitaho ni ukuvuga ngo ntugomba gucika intege ngo kuko uri small channel, no, ugomba gukora ikintu neza kandi ukagikora ugitangiye neza. Tugeze rero kuri advantage ya gatatu ariyo bita authentic connections. Abantu bakunda authentic creators, small channels zisubiza contents, zisubiza comments. Niba wakoze content yawe, niba wakoze video, ugomba gusubiza comments zose, kuko urabizi ko hari abantu baba bafite YouTube zikuze ariko kumva atasubiza abantu, yabira n'ubuswa. Ugomba gusubiza abantu bakwandikiye, n'umuntu akwandikiye muri comment musubize, ugomba kumuha icyubahiro kuko aba bantu batureba ni abanyacyubahiro, ni abantu bakomeye, naho baha agaciro kuko nawe bataje ntacyo wabura icyo. Vugana n'abakureba, ubaka community nyayo. Kubaka community nyayo ni ukuvuga ngo niba postinze vugana n'abantu, ese n'abakora video imeze iki, ese ibi bizatuma mutera imbere, ese twabikora gutya, ese nihe video mushaka ko nabakorera. Ibyo ni ibintu no kubaka commitment yawe, community yawe. Ibi bituma comment ziyongera, ibi bituma watch time yiyongera, ibi bituma ugirirwa icyizere, reality yiyongera. Ni ukuvuga ngo bakugirira icyizere bakavuga ngo uyu muntu tuza kureba ibintu bye. YouTube ikibona ikavuga iti wow, iyi channel irimo abantu nyabo, iyi channel ifite umubano n'abantu, iyi channel ni iy'abantu. Iki gihe rero YouTube nibyo ikunda, algorithm yacu nibyo ikunda, ireba umubano ufitanye n'abantu, ireba uburyo usubizamo comment, uburyo abantu bakunda ibintu byawe, uburyo comment zawe ziza buri munsi. Ntabwo ireba ngo wakoze ngo nyine ngo urakuza. Oya, small channels nimwe ndi kubwira kuko nimwe izi video zireba, abandi bagira views nke. Advantage ya kane, high growth potential. Channel nini ishobora gukora kuri 1% mu kwezi. Channel nini, mwabyumvishije? Channel nini ishobora gukora kuri 1% mu kwezi, ariko channel ntoya ishobora gukora kuri 100% mu cyumweru kimwe. Kandi imagine iyi video imwe ifashe, niba ushyizeho video imwe igafata cyane abantu bagahita bayireba, icyo gihe abagukurikirana cyangwa abasubscribers baziruka, baziyongera, uzabona views nyinshi, views zaturika, algorithm ikagufata, algorithm izahita igufata ivuga ngo wow, uyu muntu ibintu binakoze ni ibiki. Icyo gihe izahita igusunika. Kugusunika kwawe nta kundi nuko izayibona ko video yawe ukoze video imwe, ushobora gukora video ufite subscribers nkeya ugatsinda. Ibi nibyo bituma tubona channel nyinshi nshya zifata 10k, 50k, 100k vuba, ko zibifata vuba. Ntabwo rero ngombwa ko waba ufite abasubscribers benshi, no way, ntabwo ibyo ngibyo ari kimwe. Ushobora kuba ufite abasubscribers benshi ariko nta kintu, nta views ufite, ibyo twebwe ntacyo bivuga. Tugeze rero kuri ntuza yanyu bivuga ngo uko twabikoresha neza. Tujye kubireba rero. Shyira focus kuri thumbnail yawe, kora video zisubiza ikibazo kimwe neza. Tangira video yawe ya hook ikomeye mu masegonda 5 ya mbere, saba comment section. Murumva, saba comment section. Ahangaha rero dore ikintu tugiye kuganira, koresha izi advantage uko bikwiye. Ni ukuvuga ngo tujye kureba uburyo tujya kubikoresha. Shyira focus kuri title time. Murabizi ko video yacu, murabizi ko focus tugomba gufocusinga kuri title na thumbnail. Ibyo bintu murabivuga abatari video zanjye. Ni ukuvuga ngo niba uri umu YouTuber creator, ugomba kumenya ngo title yawe niyo kuzanira abantu bakureba. Ugomba kumenya ngo thumbnail niyo ituma abantu baza kuri video yawe. Nkuko nabibabwiye, thumbnail ni urufunguzo rw'ikiri kwinjira kuri video yawe. Thumbnail yawe ugomba kugaragara neza, igomba kugaragaza ibyo uvuga. Thumbnail yawe igomba kuba iri ukuri, iri muri video imbere, sibyo? Title yawe igomba kuba ikurura umuntu wese uyisomye avuga ati ni gute nabona abasubscribers, ni gute nabona views. Ibyo bintu uvuze bigomba kuba ari ukuri, n'ibiri kuri
thumbnail yawe niba iri kuri title yawe, hitamo title yawe neza, hitamo thumbnail yawe neza, bityo bizatuma channel yawe ntoya wita kuri ntoya, wowe wita ko ari ntoya, wita ko ntaho wagera itera imbere. Kora video zisubiza ikibazo kimwe neza, kora video nujya ku editinga, kora video yawe neza witonze, nta kikwirukansa, weditinge neza, usobanurire abantu ibyo uri gukora. Icyo gihe bizatuma ugira audience nyinshi, icyo gihe abantu bazakureba bishimye, icyo gihe abantu bazagukurikirana, icyo gihe abantu bazakubwirana, bazasharinga mu video yawe. Kubera iki? Kubera ko wakoze video nziza, kubera ko wakoze video ifite icyo ibungura, kuko wakoze video ifite inama zibagirwa, bityo rero bizagufasha gukomeza kuba wakomeza gutera imbere nta kabuza neza. Noneho ikindi cya gatatu tugigezeho, tangira video yawe iri hook ikomeye amasegonda 5. Niba ugiye gukora video yawe, of course ugomba kuba ufite plan ivuga ngo video yanjye izajyaho aya matariki n'aya. Iyo video yawe niba ugiye gushyira abantu bazavuga bati okay, video ya MD Impact TV izagicaho saa 12 n'igice. Wow, icyo gihe bazabigira nka routine, icyo gihe bazabigira nk'ikintu bagomba gutegereza bavuga ati wow, reka muri byanjye ariko aya masaha ndaza kuba ndi kureba ya video yo kuri MD Impact TV, inyigisha uburyo nakora kuri YouTube, inyigisha uburyo natera imbere kuri YouTube, inyigisha uburyo nakorera amafaranga kuri YouTube, inyigisha uburyo nabona abankurikirana benshi aribo aba subscribers. Sibyo? Icyo gihe rwose ndabigusabye, iki kintu cyiteho cyane, saba comment uvuga, ushaka kubwira abantu munsi, murabona iyi video yanjye murayibona gute? Ese ibyo mwashaka kumvamo mwabyumvishije? Ese nakora iyi video utaha? Ikindi postinga consistently, aricyo bita consistency. Postinga buri gihe, wicika intege, uri mutoya ariko niba ufite views 3, njye mbona hari ababibona views 5, ntacike intege, oya komeza uposting. N'ibyo ngibyo rwose mujye mukorana muduha na subscribe rwose. MD Impact TV ibirabafasha, murabizi ko ibafasha mu rugendo rwacu urwanyu rwa byose. Rero nta kintu na kimwe gisimbura agaciro kawe. Ukuvuga ngo niba uri small YouTuber, ntukibone nk'uri inyuma y'abandi, uri mu mwanya mwiza cyane. Ikibazo si uko uri muto, ikibazo niba ukoresha advantage yawe neza. Muri izi ngizi tugiye kukubwira, iyi niyo video izagufasha. Kanda like rero, do subscribe, andika comments, andika muri comment niche yawe. Ibyo bizatuma dukomeza kugendana neza, kandi rwose tuzakomeza kugendana neza nkuko mubibabwira. Ufite ikibazo ajya yandika muri comments, atubwira ngo dushaka iyi video, kuko twe turahanga kubera mwebwe, kandi turabakunda cyane, dukunda ko mukurikirana ibiganiro byacu, ko mudusapotinga. Natwe rero rwose nta kibazo, turahari ku bwanyu. Niba ufite ikibazo wacyandika muri comment, niba ufite ikibazo cya video, niba ufite ikibazo cy'uko twakora kuri YouTube channel, turahari nka MD Impact TV kugira ngo tugufashe. Rero kanda subscribe, kanda like, jya muri comment wandikemo niche ushaka ko dukorera, cyangwa tubwire uti waza dufasha muri video y'ubutaha. Uko wenda habajya abona banyandikira bakamwanga ngo uzadukora iki n'iki, andika muri comment video ushaka ko tuzakora kuri video izakurikira, kugira ngo dukomeza tugendane neza. Rwose ibi ngibi ni ibyanyu nkuko mwabibonye, rwose urubuga ni urwanyu, mufite kwisanzuraho, mufite kwijyana. Hari abansabye ngo nzakore group ya WhatsApp, ndimo ndabitegura, ndashaka kuyikora kugira ngo tujye duhuriramo, kugira ngo twigemo. Nta kibazo rwose nzayibakorera kwijyaho rwose, nuko ndimo ndabibategurira. Harimo n'abansabye ngo njye nkora ibintu, nkora tutorials mbereka. Video y'ubutaha ndabashishikariza ko nzayibakora rwose, muhumure, kuko ibi ni ibyanyu kandi ndabakunda cyane. Murakoze rero, naho utaha. Ciao ciao.